Senyeshiro aduhindura tukagira ibyo duhindura, dukwiye no guhindura imitekerereze yacu n'imyumvire yacu. Abantu mu isi y'abanyamubiri bareba ibigaragara, ariko mu isi y'abanyamwuka ushaka kureba umuntu ukabona ntacyo afite mu bifatika, ariko ibitekerezo n'ubwenge afite vuga ibintu biba motivation ku buzima bwacu, ariko ibyo yavuze ntibigomba kunyurana n'ihishurirwa n'iyerekwa dufite muri twebwe, uko biruzuzanya. Ubu nshaka kukureba uyu muntu byanga byakuna ndebye uburyo yubaha Imana, nkareba amafaranga agashira ategereje inzu Imana izamuha, ategereje abo Imana izasora mu nzu zabo ngo ikunde imugirire neza. Haraba yabwiye ko izakorera izaha ubucuruzi bufatika bukomeye, ikaba yagwa miliyoni, ukavuga ati miliyoni se yakora iki? Imana yabwiye ko nazacuruza ubuntu bw'amafuti, yabwiye ko nzajya mu kintu kinini. Ayo nayo akayinezezamo agashira, bikarangira bimeze gutyo. Ibi nkubwira mu basore n'inkumi no mu ngo z'abashakanye birimo. Akamwifuriza kandi kugubwa neza no kugirirwa n'Imana no guhirwa muri byose mu kazi ukora kawe ka buri munsi, ndetse mu byo werekezamo ko byose mvuga ngo Imana ihira imirimo y'amaboko yawe. Nk'ibisanzwe rero iyi ni channel ya Philadelifia, nge ndi Olivier. Tukaba tujya kuganira kandi ku biganiro tugenda tugaruka umunsi ku munsi. Uyu munsi rero tukaba twahisemo gutumira umukozi w'Imana ndetse akaba n'umuntu ukifite amaraso matoya kugira ngo tuganire kuri topic uyu munsi twateguye ijyanye n'urubyiruko, aho twibaza tuti umusore umukobwa yakweza inzira ze ate, yagenda ate muri iki gihe kigoye, muri iki gihe cy'ubuhenebere? Umusore umukobwa bakwiye kwitwara bate, bakwiye gukizwa bate? Munyemerere rero tutaranzika na topic yacu uyu munsi, mbanze nakira umutumirwa wacu atwibwire, adusuhuze, ndetse n'abamubonye bwa mbere babashe kumumenya, bumve n'ijwi rye, bumve n'impumeka azanye uyu munsi. Ni karibu umukozi w'Imana, muraho neza? Murakoze cyane. Ndaho nashima Imana. Mazina ni Evangeliste Emere Dushimye Imana Amuri. Umusore ushima Imana. Murakoze cyane kwikaze mwaduhaye. Yego. Kandi tunejejwe n'Imana ko abakunzi ba Philadelifia bakunda ijambo ry'Imana, bumva kandi bakumvira kuko bubatswe ku rutare rukomeye, urufatiro rwiza ruzima rw'ijambo ry'Imana ari ryo Kristo. Murakoze. Natwe turanezerewe kukwakira ndetse turanezerewe kubana nawe muri iki kiganiro. Amakuru y'iminsi mumeze mute aho mwari? Amakuru ni meza, turashima Imana. Turi muri Kigali mu gihugu cyacu gifite umutekano n'amahoro. Turashima Imana muri make, nta bibazo nta nakaga n'amakuba, kandi n'ibihari ni rusange mu bantu. Twebwe rero tuzi Imana, dufite Imana nk'umutabazi, ntabwo tugomba kwiheba nk'abantu badafite Imana. Tubangana n'ibyo turimo. Urumva ifite Imana muri wowe n'icyizere kiba ari cyose, nta kiba kiguteye ubwoba. Hanyuma Emile, turanezerewe kukubona hano. Twagize igihe kinini cyo gutekereza kugutumira kuko tukurikirana ijambo ry'Imana, ukubwiriza, ukuvuga Imana, tukavuga tutari ko niba umuntu ukiri muto nk'uyu nguyu akorera Imana, ariko tukaba dukomeje kubona urubyiruko tutagifite inyota y'ijambo ry'Imana, tukabona ahubwo iby'isi nibyo bararikiye cyane kuruta kurarikira ijambo, kandi tukibuka ko mu ijambo ry'Imana ariho dukura imbaraga zidufasha kunesha ibyaha. None niba umuntu ari kugenda asa nk'ubihirwa n'ijambo, ibintu by'Imana bikabimubihira, aho azakuraho imbaraga zimufasha gutsinda ibyaha. Nicyo cyatumye rero tugutumira tuvuga tuti uyu munsi turaza kukuganiriza, utubwire umusore cyangwa umukobwa yakweza inzira ze ate, cyangwa yahagarara mu mwanya ukwiriye ati, umwanya no wa ubundi ibi bintu byumva gute? Barakoze cyane. Mu maso ya buri musore na buri mukobwa hari hahora inzira, kandi iyo nzira byanga byakunda iyo utagize uruhare n'amahitamo yawe byo kugira ngo urwane no kweza izo nzira zawe aba ari ibibazo. Inzira rero ziratandukanye kandi inzira ni nyinshi. Umusore uzi Imana kweza inzira ze abifashwa n'ijambo ry'Imana afite muri we. Uramutse uriho udafite ijambo ry'Imana ngo uryitondere rikuyobore, atari ukuritunga gusa kuko waryumvishe, ahubwo kuritunga waryumvishe ukitoza no kurigenderamo. Nicyo kintu gishobora gufasha umusore cyangwa inkumi kweza inzira ze. Uzezesha kwitondera izo nzira zawe ushingiye ku ijambo ry'Imana riri muri wowe. Ubwo bivuze ngo rero udafite ijambo ry'Imana muri wowe, inzira zawe zuzuye ububi bwuriwe cyangwa zuzuye ibyo urarikiye, byanga byakunda no kugira ngo uzashobore kuzeza biragoye.
ijambo ry'Imana niryo rituyobora kuko twarifashe. Iyo tumaze kurifata ridutegeka kweza inzira zacu tugendeye mu kuzitondera. Ariko tukiri ahangaha wenda utangiye neza akantu utangiriyeho ndagakunze cyane. Utangiye uti umuntu udafite ijambo ry'Imana muri we ngo yitoze kurigenderamo no kuryubahiriza, inzira ze ziragoramye. Ko abantu bavaka ibintu by'Imana bigoranye mire kubijyamo ari ukwiyemeza. Umuntu w'umusore yaregwa kujya kwihigira inote no guhiga kashi kugira ngo ajye abone uko aganira n'inkumi nazo zimwubaha zimutinya akajya mu bintu by'ijambo ry'Imana koko. Yesu yaravuze ngo abarushye n'abaremerewe muze munsange ndabaruhura, mwemere kunkorera kuko kunkorera ni umutwaro wanjye utaremereye. Yesu abanza gushaka indushyi zimenyeho uburushyi bwazo. None iyo umaze kwimenyaho uburushyi bwawe wahuye na Yesu arakuruhura. Iyo akuruhuye inzira ze nizigoye, ahubwo akwikorerana n'imitwaro yawe n'uburushyi bwawe, akakwereka icyerekezo cyaho ugomba gukura naho ugomba kubonera. Ibintu by'Imana bivuna n'ubundi abakirushye n'abakiremerewe, ariko umuntu wamaze guhura na Kristo, wamaze kuruhuka mu mutima, amwereka ko ibyo akeneye byose n'ibyo abura byose Imana yizeye ifite ubutware n'ubushobozi bwo kubimugezaho. Ubwoba buhari rero nubwo abantu batubatse ku rufatiro ruzima rw'ijambo ry'Imana, naho abazi Imana yabo bazakomera. ariko urashaka kunkombeka kandi ntago nari nemera neza. Winjira ubaze rwose. Ntabwo nari nemera neza. None ko bavuga ko gukorera Imana bisaba kwiyemeza, bisaba kwigomwa, ni gute umuntu ashobora gukorera Imana nawe akaba umusore w'icyubahiro, agatunga, nawe akagira amafaranga, akagira n'ibindi byose abandi birukanka bajya gushaka, akaba yabibona nubaha Imana kuruta uko yabibona aciye mu nzira mbi? Gukorera Imana abantu bakwiye cyangwa urubyiruko cyangwa abajene bakwiye kubitandukanya no gukorera Imana, ko ukorera Imana wese nta kindi yakora. Umuntu ukorera Imana ashobora kuba akora ari umucuruzi, ashobora kuba akorera muri ofisi, ashobora kuba ari umudozi, ari umukanishi, ari umusuderi. Ibyo byose wabikora kandi ukorera Imana. Gukorera Imana si ukuvuga ngo niyeguriye Imana gusa, niyo nkorera nta kindi ngomba gukora, Imana izanunga izanambeshaho. Ibyo bibaho ku bantu bahamagaye full time mu muhamagaro wo kuyikorera kwabo, ariko siko bose bahamagawe full time. Hari abantu rero Imana ihamagara ikabaha ibyo gukora kugira ngo bayikorere ntacyo bakennye, batibye, batandavuye, badasambanye, badatetse imitwe. Abyumvise abenshi rero bajya mu gukorera Imana bakirengagiza ibyo bakwiye gukora kugira ngo babone ibyo babura, usanga batekamo imitwe kuko atari imihamagaro yabo iri full time. Umuntu Imana yahamagaye full time imubeshaho, iramwambika, yigisha abana be, ntacyo ayikenana. Niba ukorera Imana ikakubwira ngo naraguhamagaye full time, wari ufite ibyo wakoraga bikwinjiriza, bitunze umuryango wawe n'abana bawe, cyangwa bitunze ubusore bwawe n'ubukumi bwawe, ukabireka ukaza gukorera Imana, ukabona urimo urambara ubusa, urimo uricwa n'inzara, urimo urasorwa mu nzu, urimo urameneshwa ubuzima bwawe bwose, uzarebe neza ko utayobye. Uzarebe neza uko umuntu wahamagawe n'Imana full time ashobora guca mu nzira zigoye, ariko Imana iramumenya, ikamenya nabe, ikamenya n'ubusore bwe n'ubukumi bwe n'uburyo imwitaho. Rero gukizwa no gukorera Imana bivuze kureka ibyo ukwiye gukora mu byo wize cyangwa wigiye, ahubwo gukizwa no gukorera Imana ni ukuba mu buzima bwejejwe mu byo ubarizwamo no mu byo ukora. Murakoze cyane. Uko ibinyejana bigenda biza tugenda tubona ibintu byugariza urubyiruko birushaho kwiyongera ndetse byongera n'imbaraga pari raporo y'ibigerageza abantu bakuru. Reka mbivuge muri urwo buryo, kubera ko iyo haje ikoranabuhanga rizamuka ku kigero kiri hejuru, riba rireba urubyiruko cyane. Uko iterambere rigenda ryihuta cyane, riba rireba cyane cyane urubyiruko. Uzarebe n'intambara ziza cyane zishaka urubyiruko kuruta abantu bashaje n'abakuru. Ese ibi bintu byose aho ntibyaba ari zo ntandaro zituma urubyiruko rukomeza kugenda ruba kure y'Imana kuruta kwegera Imana? Urakoze cyane. Satani azi imbaraga ziba mu rubyiruko, kandi n'Imana igiye gukora ahanini ishaka urubyiruko. Iyo usomye ijambo ry'Imana ikubwira ko Imana yahaye amasezerano Abisirayeli bari muri Egiputa, ariko Kanani yayigabije urubyiruko.
gutegeka kwa kabiri kumanutse yashatse urubyiruko abasore bagomba kujya kurwana no guhangana n'abo banaki. Urubyiruko rero nirwo Satani ahiga kugira ngo urubyiruko rubashe kunesha ibishuko n'iyi si tugezemo yirukanka gutya. Hari ibintu nka bitatu rugomba kwicungaho no gukontorora kugira ngo rube abatsinzi kurushaho, bazakorera Imana, bakorera igihugu, bakorera itorero, nabo ubwabo babeho neza. Hari ibintu bitatu bagomba kwitondera, bitatu cyangwa bine. Icya mbere, urubyiruko rugomba gutegura ibitekerezo byarwo, kandi ibitekerezo by'urubyiruko kugira ngo bitungane beho neza nibyabaho neza rudafite ijambo ry'Imana ribereka A na Z, uko ugomba kubaho, ugomba kugenda, ugomba kwitwara. Iyo ufite ijambo ry'Imana niryo rimurikira ibitekerezo byawe, rikabikomeza, rikaguha umucyo ku buryo urinda ibitekerezo byawe udafatwa n'ibije byose. Ubu uyu munsi urubyiruko rufite ubwoba bw'ubuzima. Niba ufite ubwoba bw'ubuzima, ibitekerezo byawe bikaba biri kure y'Imana, nihaza shuga mami akwereka ibyo ubura ukeneye, uzamuyoboka kugira ngo ubone ibyo ubura, sibyo? Ariko niba ufite ibitekerezo bizima byubatse ku ijambo ry'Imana, uzamenya neza ko Imana yawe uri kumwe nayo izaguha ibyo ukwiriye kubona mu gihe wakoze ibyo usabwa gukora, yaba mu bushobozi bw'ibyo ushinzwe gukora ukora mu buzima bwawe bwa buri munsi, yaba no mu bushobozi bwo mu muhamagaro wawe Imana yaguhamagayemo full time. Witondera icyo Imana yavuze, ibitekerezo byawe biba bimeze gutya. Urubyiruko rugomba gutunganya ibitekerezo byarwo, kuko iyo udatunganyije ibitekerezo byawe nk'urubyiruko uri mu gihugu kandi bakubwira ngo ubushomeri bumeze nabi, igihugu cyose kigira abanzi bakirwanya uko byaba bimeze kose. Nuba warize warangije kaminuza, ibitekerezo byawe byandagaye bitari hafi y'Imana, uzaba igitambo cy'abantu bashaka kurwanya igihugu. Bagura ibitekerezo byawe bakakwereka ko wize nta mumaro afite, nta naho wayakoresha, bakakujyana mu ishyamba gutorongera. Kandi ufite ibitekerezo bizima, utegereza Imana kugeza igihe izafungura amarembo ukinjira mu cy'Imana yakuremeye gukora. Icyo ni icya mbere, ibitekerezo. Icya kabiri, gutoza igifu cyawe kunyurwa. Gutoza igifu cyawe kunyurwa. Iyo udatoza igifu cyawe kunyurwa, Satani ategura n'abahanga bagomba kwica ejo hazaza hawe, agufatiye ku byo ubura urarikiye. Niba uri umusore ufite ibyo ubura ukaba ushonje, kandi baze y'ibyo ufite yakabiguhesheje nta rembo rirafunguka, utoza igifu cyawe kunyurwa. Wari umwuka w'abatinganyi n'abarezibiyene, bafite amafaranga mu buryo bwinshi kandi bufatika bugaragara. Aragucunga uri umusore urangije kaminuza, uri inkumi nziza irangije kaminuza, akagufata agufatiye ku byo ubura, akakujyana muri hoteli umunsi wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, akugaburira neza, icyumweru kigashira akugaburira neza. Iyo amaze kumara icyumweru akugaburira, aba yamaze kugusibamo imvange wariraga iwanyu. Umutima we yawupanuye uhanze amaso wa muntu uri kukumenyera cya kintu. Iyo icyumweru kirangiye arakurekura umenyera bya bindi, utangira kumwirukaho. Iyo umwirukaho akwerekaho wakura ibyo ushaka ubura. Tivayo hano nkwereke kuki ubura ibyo kurya ukabura ibyo kwambara, kandi hano hari abasore bagomba kukwereka uburyo wabikora. Benshi binjira muri ubwo buzima bw'ubutinganyi bafatiwe ku gifu cyabo, bafatiwe ku bwoba bw'ubuzima bw'ejo hazaza bafite, bigatuma bakoreshwa ibidakorwa. Urubyiruko rw'umusore cyangwa inkumi akwiriye kumenya gukontorora igifu cye. Niba kibi waba akanyurwa n'ibyo bamuha, Imana yizeye izamugira neza, izagira neza umuryango, nawe izamugira neza agera igihe cyo kwiha ibyo abura. Ariko ibyo iyo utabifite ngo ubicunge, Satani aragufata akagukoresha ibidakorwa, akica imbaraga z'iyerekwa ryawe z'ejo hazaza. Aho ni ku gifu. Icya gatatu, urubyiruko rukwiye kwitondera igitsina cyabo. Igitsina kidahawe umuyoboro cyoreka isi kidasize na nyiracyo. Uko rimwe na rimwe imbaraga z'urubyiruko ziba mu bitekerezo, iyo ibitekerezo no mu maraso yabo byirukanka, ukaba udafite umuyoboro
w'ijambo ry'Imana ukuyobora urubyiruko kwerekana uko gutwara urubyiruko rurakebereza rukamera nka Samusoni rukamera nka Samusoni rukajya kuyoborwa n'igitsina kuruta uko ruyoborwa n'ijambo ry'Imana cyangwa inama z'ababyeyi. Rero n'urubyiruko rwiza rukomeye rufite ejo hazaza rushaka no kugira ejo hazaza rukwiye kwirinda rukagira umuyoboro ruha igitsina cyabo. Igitsina cyaremewe gukoreshwa ariko mu gihe cya nyacyo cyategetswe, si ukukibunzabunza ushaka guhaza irari ry'umubiri wawe. Umusore rero cyangwa umukobwa ushaka kubaho no kurama neza nk'urubyiruko, ushaka kuzajya muri ejo hazaza Imana yavuze ku buzima bwe cyangwa aho arota, akwiye guha umuyoboro icyo kintu. Ibyo ni ibintu bitatu bikomeye: ibitekerezo byawe, igifu cyawe n'igitsina cyawe. Icya kane, kurinda intambwe z'ibirenge byawe, kwirinda kwifatanya n'abantu mudahuje inzozi cyangwa icyerekezo, kwirinda gutinda n'abantu batakugira inama zihwanye n'inzozi z'urwego rwaho ushaka kwerekeza. Ibyo nabyo bifasha urubyiruko. Ibyo bintu, muri ibyo bintu mubwiye, ndumva urubyiruko ruzi Imana, rushaka Imana, rushaka kujya aho rugera, rwubatse mu kubaka urukuta kuri icyo kintu, rwagera kuri. Reka mvuge ngo banyarwandakazi n'abandi mwese muri hanze yarwo mwumve ikinyarwanda. Uyu mugabo atubwiye ibitekerezo bine bikomeye kandi ni inkingi z'ubuzima bw'umuntu uwo ari we wese. Nubwo uyu munsi twibanze ku rubyiruko, ariko ntekereza ko no mu papa no mu mama uzakurikira iki kiganiro harimo ingingo nyinshi zimureba kandi yagenderaho zikamurengera. Urakoze kutubwira ku mbaraga z'ibitekerezo, ndetse ukatubwira ku gukontorora ibitsina byacu no gukontorora ibifu byacu n'amarangamutima no kumenya abo dukwiye kubana nabo. Ibyo byose ngewe ni utuntu nagiye nkuramo, nurumva ingingo wazirambuye, ariko umuntu udukurikiye nawe hari byinshi yakuyemo. Hanyuma umugabo umwe witwa Petero, ngira ngo yabwiye Yesu atari kuko twaseze ibyacu tukagukurikira twe tuzahembwa iki? Hari ijambo yabasubije rikomeye cyane. Yarabasubije ngo uwasize ibye ku bwanjye azabikururwa inshuro 100. Uyu munsi Emile, dufite ikibazo cy'urubyiruko rushaka gutunga ibintu bya mirenge ariko kubikorera badashaka kubikorera. Umuntu arabona umuntu ari kugenda mu modoka ya benzi nziza, nawe agashaka gutunga benzi, kandi nta nana arakora n'umushahara ibihumbi 100 ngo nibura arebe imbaraga bitwara umuntu iminsi 30 kugira ngo ahembwe ibihumbi 100. Ariko yabona umuntu ari muri benzi agashaka kuyigendamo, yabona umuntu afite inzu ye runaka, afite uburyo yakoze yigeraho, cyangwa se afite support runaka yabonye n'ubundi buryo wenda bubi yanyuze mutazi. Yes, iyo nza yigeraho nawe ugahita udahatarika abandi. None umusore wari uri mu nzira nziza cyangwa wa mukobwa yari afite discipline mu muryango, bamufitiye icyizere, babona ari umukobwa uzabambika ikamba, akabahesha icyubahiro, ndetse umuryango ukamugiriraho umugisha, ugatangira kubona uko umwaka ushira umwana aragenda ahinduka, uko umwaka ushira aragenda ahinduka, noneho akajya yisanga yageze ahantu none udashoboye kongera kumugarura muri bwa bumuntu cyangwa muri ya nzira nziza. Niki wabwira uyu muntu watangiye uvuga ku gifu, kwiga guhaza igifu cyacu, ariko noneho hari irari rirengeje ryo gukunda ibyinsi, ariko kuruta gushyira imbaraga mu kubishaka no kubikorera no kumenya inzira umuntu yacamo kugira ngo abigereho mu buryo buri ekonomike? Urubyiruko rukwiye guhuza gute imbaraga z'amaboko no gukorera mu buryo bwo kugira imitungo? Umuntu yabigenderaho ate? Byo urabivugaho iki? Urakoze cyane. Bibiliya ivuga ko Imana izaha umugisha umuntu wayo w'amajya n'amaza, kandi izaha umugisha imirimo y'intoki zacu. Hari igihe dufata amasezerano y'Imana nk'urubyiruko rw'abakristo bamwe na bamwe, tukumva ko ibintu byose Imana yavuze tugomba kubyakirira mu mwuzuro w'igihe yabivugaga. Kunyumve neza, Imana igeze kumbwira ngo nguhaye akazi, kandi akazi nguhaye nzaguha umugisha ukomeye mu buryo budasanzwe. Ndavuga nubwo ibivuze, nanjye ubwo urumva umugisha nzawicaramo neza nk'uko yawuvuze. Ariko nyuma nza kwicara, akazi kose umamagaye akambwira akazi gaciriritse kari hasi, umamagaye akambwira umushahara uri hasi, nicaye umunsi umwe umwuka arambwira ngo niba udatera intambwe imwe igusatiriza 99 navuze, urumva nzahura nawe gute? Urumva icyo kintu? mpita mpaguruka ninjira muri ka kazi gaciriritse, nyigakora mageze kamfungurira amarembo y'akazi gakomeye, ku buryo ubu nisanze ku cyicaro cy'ubumwe bw'Uburayi ariho ndi gukorera, kandi bihere muri ya ntambwe.
urubyiruko rero benshi bararangiza za kaminuza bagashingira ku masezerano y'Imana yavuze. Imana yafungura umuyoboro muto kugira ngo bahishuke abantu banababone ko ari byo bashoboye, babashe kubafungura amarembo y'ibyo bifuza kugeraho. Kandi gato bakakanga bagahora bizengurukaho mu butayu, atari uko Imana ananiwe gukora, ahubwo nuko ibitekerezo byacu nk'urubyiruko bifungiye ahantu hamwe mu mwuzuro w'Imana yavuze, cyangwa muri base y'ibyo twize tubona twakoresha. Uyu munsi rero Imana ikeneye ko wowe unyumva utureba utangira kwagura ibitekerezo byawe. Ushobora no kubona akazi kakujyana muri gare gukata amatike urangije kaminuza na masters, ariko aho ngaho ukaba uhagiye Imana yifuza kuzagurizaho n'umuntu ukwinjiza ku rwego rw'aho Imana ishaka, ariko bakagwereza ukakanga, ugahora unyurana n'icyo Imana ivuga. Rero iyo Imana ivuze twitoza gusa n'ibyo ivuze, kuko ibwira Abisirayeli babwira ko yavanye mu gihugu cya Egiputa, yarababwiye ngo nimwitondera amategeko yanjye yose mbategeka, imigisha yose mabwiriza izabazaho, nimutayitondera iyi mivumo yose izabazaho. Gusa n'icyo Imana ivuze ni ibintu bifasha umuntu. Nibivuze ngo mwana wanjye nzaguha akazi, tangira gusa n'akazi Imana ivuga ku buzima bwawe, tangira kudepoza, tangira gushakisha. Nibyanga ubona iby'Imana yakubwiye bitinze ukumva ubivuyemo, itoze gusa n'iby'Imana uyisaba. Urasaba Imana kuba umugore, uracyafite abahungu 5 muryamana. Indangagaciro zawe wubatse nizikwemera kuba umugore, kuko nusa n'icyo usaba Imana. Urasaba Imana akazi, urabyuka saa 8, ukoropa iwanyu nubikozwa no koza amasare nubikozwa. Nagusa n'umukozi Imana nizaguha akazi, banza witoze gusa n'icyo usaba Imana mu gihe gutegereza icyo Imana avuze bikunaniye, wenda izagerageze gucira inzira. Uyu munsi rero umuntu wese w'urubyiruko ushaka gukira atakoze, namubwira ngo sorry. Umuntu wese w'urubyiruko ushaka kuba mu masezerano y'Imana ntacyo yakoze, nawe namubwira ngo pole, gerageza gusa n'icyo Imana ivuze. Nibikubwiye ngo tunganya, ndagushaka mwana wanjye nguhaye ijambo, injira mu ijambo risome, injira mu ijambo wubakike. Nibikubwiye ngo nguhaye ubwenge, ubwenge nibuva mu kubutunga kuko Imana buvuze, ubwenge bugaragazwa n'imirimo yabwo. Shaka impinduka ugaragaza mu rugo iwanyu, baguha agaciro nk'umuntu bubaha bitewe n'ibitekerezo byawe birenze ibya bene so. Nuko navuga ushaka gukira akore, ushaka kuba mu masezerano y'Imana yitoze gusa n'icyo Imana yavuze. Imana izatugira neza. Naho ibintu by'igipindi no kubeshya, nushaka gukira utakoze, uziba, uzasambana, uzaba umutinganyi, uzaba umurezi biene, tubone wakize ari kuri intumbi mu bugingo no mu buzima. Nicyo navuga. Urakoze cyane. Hari akantu ugarutseho gakomeye, uvuga uti umuntu w'urubyiruko wumva ashaka gukira adakoresheje imbaraga z'imitekerereze n'imbaraga z'ubushobozi bwe, ngo ahere kuri duto duto agere ku Imana yavuganye nawe. Ubakuriye inzira ku murima, ni sorry rwose, mu yandi magambo abakuriye inzira ku murima. Reka mvuge ngo umuntu udukurikiye umunsi ubashije kumva iki kiganiro, wowe uri urubyiruko, uri umukobwa, ukeneye kuzagira urugo rwiza, ukeneye kuzagira iterambere ryiza ry'umuryango, niki Imana ivuga kuri wowe mbere na mbere? Ese icyo Imana yavuganye nawe uri mu murongo wacyo? Waratangiye Imana nayo iri kuzi gusanga wateye intambwe imwe, nayo iri gutera 99 iza ku buzima bwawe? Hanyuma Emire, hari abantu bashukwa n'amasezerano bakore mu masengesho. Umunsi dufite abasore benshi n'urubyiruko bajya mu misozi, bajya gusenga mu butayu, turabona Kanyarira, ndababona mu bitare bya Mashyiga, ndababona henshi hatandukanye basenga Imana. Hanyuma ugasanga Imana yenda ivuganye nawe, wenda nguhaye urugo rwiza, sibyo? Icyo kintu cyonyine agahita gitahiraho, agataha mu rugo, ntawongera kumuvugisha, ntawongera kumuvuga, akabaho. Hari nabo tubana mu nsengero muri za korari, ukabibona ko ari wa muntu wubakiye ku cyizere cy'amasezerano, mbega imitekerereze ye ukabona ko iri ahandi hantu ntashaka kumva inama, uramubwira ariko tuvuge nk'umukobwa nkanjye nabaye ndi umupapa, ariko nabayeho umusore, ntago maze imyaka myinshi mvuye mu busore. Noneho twaga turirimbana n'abakobwa, mwaba muganira umukobwa wawe, wajya no kumuvugisha ukabona ntiyikoraho nyine. Kubera iki? Ngo afite isezerano ryo ko Imana yamubwiye ngo umusore uzakurambagiza ngo azaba afite inzu ye, ngo azaba afite imodoka ye. Noneho wanamutereta wenda ntawe bifite, ariko se niki kimubwira yuko ejo utayibona?
inzu se ntabwo wayubaka mu byumweru 2 ukaba yujuje. Niki wabwira abantu baba mu buzima bwo gusenga Imana yavugana nabo ibabwiye amasezerano bakayoberwa kuyasobanukirwa mu buryo Imana yabivuzemo, ahubwo bakabitwara mu buryo bwabo, handi usanga umukobwa agize imyaka 30 40 kandi koko iryo sezerano arifite, ariko si isezerano ry'Imana ufite ritagwa kujya mu cy'Imana yavuganye nawe ngo ujye muri uwo murongo wacyo, bikazarinda bigeraho abantu bakwibazaho. Ni ngombwa ngo umuntu ahabwe isezerano rizasubizwa ari uko isi yose yakwigize indirimbo. Byo bivugaho iki? Murakoze cyane. Amasengesho ni meza, nawo muyoboro ni n'imbaraga zidufasha kuko n'Imana inyuri tugira neza, ariko amasengesho rimwe na rimwe nago ahindura ibintu byinshi cyane, ahubwo araduhindura tukagira ibyo duhindura. Amasengesho aduhindura tukagira ibyo duhindura, dukwiye no guhindura imitekerereze yacu n'imyumvire yacu. Abantu mu isi y'abanyamubiri bareba ibigaragara, ariko mu isi y'abanyamwuka ushaka kureba umuntu ukabona ntacyo afite mu bifatika, ariko ibitekerezo n'ubwenge afite ejo hazaza byatuma ubaho neza, ufite ibyo ukennye wifuza uyu munsi, uguwe neza. Ariko muri iyi minsi abantu ari kumwe n'umuntu arubaha Imana, aratinya Imana, yewe n'amahoro yaguha wifuza, ariko kuko adafite ibyo kamere yawe irarikiye ukamutera umugongo. Wamara kumutera umugongo ukajya kwinjira muri rwa rugo kuko harimo bya bindi wifuza urarikiye, wageramo ugatangira gukubitwa inkoni n'amahoro ukayaburiramo, kuko warebye ku bintu ntiwareba umutima we ugiye gusezerana nawe. Ibi nabyo biri murimo bisenya ingo z'abajene n'urubyiruko. Ariko nanone umusore wasenze Imana, Imana yavuze, Imana ivuga ibintu biturenze mu bitekerezo no mu bwenge, ivuga ibintu biba motivation ku buzima bwacu, ariko ibyo yavuze ntibigomba kunyurana n'ihishurirwa n'iyerekwa dufite muri twebwe, kuko biruzuzanya. Ubu nshobora kukuramo uyu muntu byanga byakuna ndebye uburyo yubaha Imana, nkareba base yuko wenda ari umushomeri, ariko nubwo ari umushomeri yabuze akazi imyaka 8 yarize, sibyo n'urugero. Nubwo yize nagwa amaso yanjye nyereka kujya gushaka abafite barimo bakora uyu munsi, ahubwo aranyereka ko uyu muntu yakuba ku rugo kandi n'igihe cyazagira Imana igafungura amarembo y'umugisha. Ariko uyu munsi urubyiruko n'abasore duhanze kuba afite amamodoka, duhanze kuba afite amazu, duhanze kuba afite ibyo bafite tubona, bigatuma tunyura n'ubushake bw'Imana. Umuntu rero Imana yatoje ubana n'Imana akwiriye kugira ihishurirwa, akavuga ngo niba Imana yarambwiye ko izanyubakira inzu, impaye inzu, negereza abo izayisohoramo, abo izasohora mu nzu zabo, cyangwa nkoresha imbaraga zanjye n'ubwenge bwanjye nubaka inzu kuko Imana yabivuze. Ubu tuvugana n'umuntu waha amafaranga w'urubyiruko, ukamuha amafaranga 1,200,000, ukamubwira ngo akira amafaranga, aho kugira ngo afate amafaranga agura ikibanza asanganira icyo Imana yavuze, akagenda akaguramo inkweto, akaguramo ikote, akimuka mu kazu yari arimo akajya ahandi hantu heza, icyumweru kimwe, ukwezi kumwe, amezi 2, ya mafaranga agashira ategereje inzu Imana izamuha, ategereje abo Imana izasora mu nzu zabo ngo ikunde imugirire neza. Haraba yabwiye ko izakorera, izaha ubucuruzi bufatika bukomeye, ikaba yagwa miliyoni, ukavuga ati miliyoni se yakora iki? Imana yabwiye ko nazacuruza ubuntu bw'amafuti, yabwiye ko nzajya mu kintu kinini. Ayo nayo akayinezezamo agashira, bikarangira bimeze gutyo. Ibi nkubwira mu basore n'inkumi no mu ngo z'abashakanye birimo. Umugore wa ushaka guha amafaranga ugira icyo ukora, ati ntabwo Imana yabwiye ko utuntu nk'utu. Ibyo yerekwa n'iritori yaciritse, gumana ibyawe, Imana izangira neza. Nta muntu Imana ivana hasi ngo imushyire hejuru ataziranye no hasi, kandi nta muntu ishyira hejuru hatari intambwe zabanje kuba zikuvana ku rwego rumwe zikugeza ku rundi. Urubyiruko rero nkatwe tugomba kumenya ko amasezerano arabagarirwa, amasezerano adusaba gutera intambwe duharanira kwinjira mu cy'Imana yavuze. Niba arakubwiye ubwenge ukaba wiga, wibufata muri furu y'imvugo y'Imana nk'uko ivuze ubwenge, tanga igitambo kigiye mu byo wiga, usome uko nawe usindi isoma atize, Imana izakugira neza. Ni muri urwo rwego rero Imana ibikeneye ko buri muntu wese mu cyo yavuze aharanira kugenda asa nacyo no kwitoza gusa nacyo, Imana ikamugira neza. Murakoze.
aha hanyuma urimo kutubwira ku buryo umuntu akwiye kubana n'isezerano n'uburyo rikwiye gushyirwa mu bikorwa. Ese nyine ibi bintu urubyiruko kuba ushobora kujya gusenga, kuba ushobora gufata ibihe byo kuba imbere y'Imana, Imana ikagira iki kubwira, ikagira iki ivuga ku buzima bwawe, wowe nk'urubyiruko mu gushyira izo ntekerezo mu ngiro, mu gushyira izo ntekerezo mu ngiro, uyu munsi n'iki noneho wakebura ku rubyiruko rwakabaye rutazongera gutekereza ukundi kuntu umuntu wumvise kino kiganiro ari urubyiruko umutego atazongera kugwamo, nkuko wari uvuze mu kanya uti Imana ikubwiye inzu iguhaye miliyoni, aho utakagiye uhita ubanza ureba ahantu ugura ikibanza, uhise ujya kugura mu shoppinze, uhinduye inzu wabagamo, urumva already watangiye wowe wizeye ko uzabyuka rimwe ukabona amafaranga miliyoni 100 zo kugura inzu yuzuye. Kandi wenda ushobora no guhera ku inzu ya miliyoni 5, ejo ukagira iy'icumi, ukagira iya 15, bikazarangira ugeze kuri ya nzu wenda Imana yakubwiye niba ari inzu y'igitangaza. Icyo kintu ukivugaho iki? Niyo mpamvu navuze ngo ibintu Imana ivuga iteka biba bituruta mu bwenge, mu bitekerezo no mu bushobozi bw'ibifatika. Iyo Imana rero ikubwiye ikintu ukomeza kuba hafi y'Imana kugira ngo ikomeze gukungura ubwenge n'ibitekerezo bikomeza gushoboza kwinjira muri cya kintu. Niyo mpamvu navuze ngo ijambo ry'Imana ridahari ku bantu bizeye cyangwa urubyiruko nk'abajene ngo ribafashe kugenda ribayobora, barayoba, baracyamika. Ariko icyo navuga cyo ni kimwe, nuko iyo Imana ivuze ari byivuga igatangira no guhita ibishyira mu bikorwa iguha ubushobozi. Ngewe nkanjye ukuntu mbayeho, ukuntu nteye, iyo Imana ivuze ngo ndakwambitse nguhaye inkweto, sinegereza umuntu nzajya kubwiriza ngo akorwe angurire inkweto cyangwa ngo akorwe amikote. Oya, ngewe ubwanjye amafaranga nyafite mbona nyeneye inkweto, ndagenda nkagura inkweto, nkabwira Imana ngo urakoze kunyambitse inkweto kuko wampaye imbaraga zo gukorera bwa bushobozi buguze izi nkweto, kandi nziguze kubw'isezerano wamaye. Icyo gihe nisohoreje isezerano nshingiye ku bushobozi bw'ibifatika mfite. N'umujene wese twumva rero nakwiriye kuba arayumva ko iby'Imana yavuze bizava mu bantu, ibyinshi biri muri twe. Ahubwo icyo Imana ikora duhuza n'abantu badufasha kugera muri cya cyerekezo, noneho natwe ubwacu tukagera duhangana no kugira ngo dusohoze iby'Imana yavuze. Uko iyi Imana ivuze bisa nk'igutije ibitekerezo kugira ngo ujye uba mu bintu ufitiye amakuru. Urubyiruko rero nababwira ngo twegere Imana cyane, kandi tube maso cyane, kuko mbere yuko original izabanza pirate. Kandi pirate yije udafite ibitekerezo bitunganye biri hafi y'Imana urayiyoboka. Nyakubahwa, ko hanze ngaho ugenda bavuga ngo abantu, urubyiruko rwinshi, abakobwa, abasore n'abandi bantu benshi baba mu buzima bwo kuba bwa kirokore cyangwa bakijijwe, barakena cyane pari raporo ya rwa rubyiruko usanga rutaba mu Mana. Ibi byaba biterwa n'iki? Impamvu ituma urubyiruko rwo mu nsengero akenshi rukena cyane nuko barwigisha mu mwuka cyane, kuba mu mwuka cyane kuruta amahame agenga isi. Tugiye tubona abantu batwigisha mu mwuka kuko kurinda agakiza kawe, inyifato zawe, bakagaruka bakakwereka mu mubiri icyo ugomba gukora, bakubwira ko niba ushaka kurya byanga byakunda ugomba gukora kugira ngo igifu cyawe ugihaze. Bakubwira ko niba ushaka kwambara ugomba gukora kugira ngo umwambaro ukeneye kwambara uzakora uhabwe. Ibyo byose niho hantu bizira. Biraza ugasanga urubyiruko rwo mu isi rurakora rugatunga ubutunzi bwo mu isi kuko rwatanze igihe cyo gukora. Wagaruka ugasanga urubyiruko rwo mu nsengero rwuzuye umwuka wera no kwirinda ibyaha, ariko ibyo rubura mu isi rurabihinyuza rugatuma bakora ibidakorwa kugira ngo babone ibyo babura. Kandi iyo batwaza ibintu byombi bari kujya babona ibyo babura no mu mwuka bubakitse. Bivuze ngo ni inyigisho zagiye zibaho zikundisha abantu ijuru kuruta kubakundisha isi batuyemo kandi bafite ibyo basabwa isi ibaka mu buzima bwabo bwa buri munsi. Dukwiye kwigisha abantu gukunda ijuru no kuba mu mahame yaryo, tugakunda n'isi cyane ko ariyo turimo, no kuba mu mahame yayo yadushoboza kubona ibyo tubura mu buzima bwacu bwa buri munsi, tudasabye ngo twandavure cyangwa dukoreshwe ibidakwiriye kugira ngo tubone ibyo tubura. Nicyo navuga. Urakoze. Hanyuma tugana ku musozo, reka ngushimire ku mpanuro n'impuguro wagiye utanga ku rubyiruko, ndetse kandi twanabigarutse tuvuga tuti ibi ntabwo bireba urubyiruko gusa, n'abubatse harimo ibibareba, ariko kandi twibanze ku rubyiruko cyane, twibanda ku mwana w'umukobwa, twibanda ku mwana w'umuhungu. Uyu munsi ushobora kuba akorera Imana, arashaka kuba akijijwe, ariko kandi hari n'ibyo agomba gukora kugira ngo yiheshe icyubahiro ubwe, kandi n'ibyo Imana yavuze ku buzima bwe agira uruhare mu kugira ngo ibyo bintu bisohore.
kuko umuntu ashobora kubaho akaba akijijwe ndetse akumva ko azajya no mu ijuru, ariko mu isi ugasanga ntacyo yahamaze. Tuvuge ubyaye umwana, ntushoboye kumwishyura mituweli, ntushoboye kumwishyura ishuri, ntushoboye kumwambika, arinze akura yambikwa n'abandi, yigishijwe n'abandi, arashyingiwe n'abandi, ageze mu rugo rwatunzwe n'abandi, ubwo uzava ku isi uvuye ngo nari umugabo narabyaye. Uvuze akantu keza cyane. Mu minsi ishize hari umusore twabaga turi kumwe ajya kurongora, aragenda. Agiye kurongora, nishimira intambwe ateye ko agiye kurongora, ndabona ni byiza kuko ari n'abantu bizera amasezerano y'Imana bagategura gukora ubukwe kubwo kwizera. Imana igakoresha abantu ariko umeze nk'umutwaro ku buzima bwa ba bantu. Nta gitanda ufite, nta ntebe ufite, n'inzu nuko byose, uko Imana yavuze ko igwaye urugo ikubakiye, urateruye, ubaye umutwaro ku bantu, babukoze bakwinubye, bakubita agatoki ku kandi, bamwe bava ku buriri bwabo bararagaho babuguha kugira ngo udaseba. Warangiza ngo Imana yakoze ubukwe bw'igitangaza, yaranyubakiye, yakubakiye mu miruho, wateye abantu ku buryo no gusura mu ngo zabo batakwemera, kuko ikintu wakoze wagikoze mbere yuko Imana igipanga. Uko Imana igiye gutegura ikintu, ica inzira zacyo mu buryo utabera abantu umutwaro, ahubwo akaba ari ibisubizo by'abantu. Umusore akoze ubukwe, aciyeho gatataraza ngo ariko Emery, ngo ubundi kutarongora ngo bamungana bararongoye. Ndamubwira wese kudapfa bamungana barapfuye. Ibintu byose bigira igihe cyabyo. Ubwo ngomba no kumenya niba uri umusore cyangwa uri inkumi, amajwi ari kuvugira inyuma yawe avugira mu bantu. Yesu yigeze ahura na Petero, Petero aramubwira ngo wijya muri bira ugiye gukora ko yaragiye gucungura itorero. Petero ati sigaho rwose mwami. Yesu ati mva inyuma Satani. Wabyumvise? Mva inyuma Satani. Iyo utaza amajwi uhanganye nayo, wirukira mu cy'Imana yavuze atari cyo gihe. Ubu ari urusaku n'amajwi abwira abasore gushaka, abwira abakobwa kurongorwa. Kurongorwa ntago ari amasiganwa cyangwa kurongora. Ntago ari amasiganwa, si n'igitutu cy'abantu. Umuntu arakubwira kurongora ataguhaye inkwano, ntayo ufite. Arakubwira kurongora atagukodesheje inzu umwaka, uvuga uti nibura uzarwana n'ibyo umugore ari burye. Ibyo ntabyo ufite, naho uri uracumbitse. Ibyo ugiye gukora si ugusohoza isezerano ukabyara abana bazamaye bo mu isi. Ese umugisha wo kubyara ni ukugira ubwinshi bw'abana? Wategereje Imana nubwo wabyara umwe nk'uw'ingwe ariko akazabaho neza mu isi turimo. Ibyo byose birashoboka. Icyo navuga rero nuko tukwiriye kurenga pressure, amajwi, ugategura ibintu byawe, ukubaka ikintu cyawe, ukakibamo neza wateguye. Yesu ibintu byose yakoraga yabaga yateguye. Yateguye imyaka myinshi, umurimo wo gukora imyaka 3 arigendera. Uyu munsi turacyabirimo, biracyahamye. Iyo umuntu yiteguye natsindwa mu byo yiteguyemo. Murakoze. Urakoze cyane Emile, kandi Imana igumugisha, watuganirije ibintu byinshi bikomeye, kandi ko wagarutse ku ngingo zigiye zitandukanye. Buriya ikintu cya mbere kigora abantu mu rugendo ni ukutamenya aho umuntu ava no kutamenya aho ajya. Uyu munsi niba wari urubyiruko, twaganiriye kuri topic ivuga ngo ni gute umuntu yakweza inzira ze, akagenda mu nzira itunganye, agakorera Imana, agakizwa, ariko no mu buzima bw'isi y'umubiri akaba abayeho neza. Ibyo byose mwagiye mubyumva Emile yagiye abigarukaho. Rero rubyiruko, mukobwa, musore, nawe mugabo watwumvaga, wumvisha icyo bita bottlenecks cyangwa se bya bihanda bituma utagera aho ugomba kugera. Ibyo bintu bigutega mu nzira, nakwita nka bottlenecks mu rurimi rw'icyongereza. Wabyumvishije, yagiye abigarukaho bitandukanye. Uyu munsi nahawe kugira ngo uyu munsi uhindure imitekerereze yawe, uhindure imikorere yawe. Reka nshimire uyu mugabo kuba yadufashije, agatanga umwanya we, agakora ibishoboka byose kugira ngo akumvishe ukuri kw'ibyo ugomba kumva, hanyuma nawe mu mahitamo yawe n'uyu munsi biracyaguteretse imbere. Yes, kugira ngo uhitemo. Uvuze akantu keza cyane, mu mahitamo yawe. Ni ikintu bivuze ngo twe ntago tuvuga ngo twemeze abatwumva, ahubwo turavuga kugira ngo abumva ibyo tuvuga bakuremo ibyabafasha. Murakoze cyane. Naringanye ku musozo rero mvuga nti mu bibazo by'amatsiko, Emile nk'umusore ukiri mutoya kandi ukunda Imana, wageze kuri Philadelifia, niki wumva utasohoka muri studio utavuze? Icyo numva nasohoka muri studio navuze nuko nasaba urubyiruko n'inkumi gushaka Imana, kuko ibyo tubura n'ibyo dukeneye niduhura n'Imana izaduha ubuntu bwayo.
ubuntu buzazana abantu bazana ibintu, tuba abantu bazima mu isi bifatika, twujuje byose kandi dufite Imana. Murakoze. Imana iguha umugisha. Hanyuma nanjye reka mbabwire ngo mugubwe neza, ikiganiro niba ucyumvise ukumva kigukozeho, gira undi mugenzi wawe ugihereza. Hashobora kuba harimo ingingo yamurengera uyu munsi akaba yaragiye kurohama mu rwobo, yakumva ako kantu kakamurohora nawe akabasha kugira ikintu arengera wenda cyari kigiye gutuma ejo hazaza he hataba heza, kandi ukaba wanamugarura kuri Kristo Yesu kugira ngo asobanukirwe gukizwa neza ni gute umuntu ashobora kubana n'ubuzima bw'amasezerano yahawe n'Imana, akabuhuza n'ubuzima buri reyere duhura nabwo hano ku isi, akaba umukristo mwiza w'intangarugero mu mudugudu atuye, mu rusengero asengera, ndetse no mu gihugu muri rusange. Reka ngushimire, nge nari Wazabi Olivier. Imana ikomeze ibaho umugisha. Murakoze cyane.